ubu ntago abantu bari kurima, ntago bari gutabira, ubundi bura haboneka imbagara mu bintu iyo bari kurima batabira ibintu by'ibijumba. Rero ariko n'iyi nayo irakoreshwa mu gihe imbagara zabuze, bikaba icyarire. Ubwo rero kukizana urabona ko ikirere mukaje gishobora guhinduka igihe mu biba biri hariya hakiri kare. Yego, ibi ni ibintu bibaho kandi byaba kuri buri wese. Ntago ari igitangaza ko umuntu yamera nyine. Yego, twakinanaga dafite ahantu bari ubonona. Yego, ubwo abo ni nka bande? Kimwe nuko nari ndi kumwe n'abandi uri kubwira iya nzira. Yego, uri kumwe n'abandi akaba ari njye uvamo agenda uko. Yego. Urumva rero abana bo ntabwo bagomba gucika intege. Urumva buriya n'imikino nayo ni amahirwe. Yego, bitewe n'ubuzima runaka rero naciyemo. Yego, n'abantu nahuye nabo ntabwo namanuka ngo nkore ibintu ugasanga abantu bambona gute. Yego, buriya hari ubuzima. Wowe uravuga utaho kugira ngo inzara inkubitire muri Kigali, namanuka gatoya nkaba ndetse kuri izo nshingano n'iyo miru ibirimo kungora n'iki ikwitira Kigali. wamanuka ukaza ukora ibintu. Yego, nose bitwaye. Yes, nk'uko rero muri kubibona tumusanze ahangaha mu bureba ni mu rutoki. Aya ni amateke muri kubona hano, ndabona yikoreye ibyatsi ntazi ubwoko bwabyo, ariko hano ndi kubona igiti cy'igifenesi ibifenese mujyamo. Yes, bamwita Ishimwe Jean Claude, sinari nabikubwiye se? Nari nabikubwiye. Umeze uteze? Poma, wageze ryari bana? Nibwo nyihagera kabisa. Nawe uramfatiranye rero. Uranyemerera mbya porodinge se? Uramfatiranye we. Umeze neza ariko? Umeze neza ni karibu. Ariko biba byakwishe. Ibyo byatsi se ni bwoko ki? Nyemera ariko winsiga gatoya n'ubundi ntugusanzemo nguhaka mikoro umfashe ugende tuganiriza. Nacyo bireke tukanza tukajya harangatura. Ibyo gutura n'ubundi iyo umuntu ari mu turimo, ababyeyi bari babimbwiye yuko uturimo, ndavuga nti utaza kubirariraho. Ntabwo narambiwe, naje kugira ngo utaza kubirariraho ugatsapa ukagira gute, ugasanga ubu ntumaye ikiganiro. Ariko muri utu turimo rero ubwo usanga yandi gushaka. Iyi ni isaso, izi niba mu rugo wabibonye. Ni isaso y'ibiki? Ni icyarire. Icyo ni icyarire? Ni icyarire. We ntabwo wazimenya. Izo ni vetiveri? We ntabwo ntabuzwa n'iki. Impamvu nayo mbikubaje ndazizi, ahubwo nagira ngo umenye vetiveri kuko kera tuzi ko bazengeshaga ibitoki. Urumva? Vetiveri ubundi mpamvu umuntu aba ari kuzikoresha ubu nizo ziriho. Kubera ko ubu ntabwo abantu bari kurima, ntabwo bari gutabira, ubundi bura haboneka imbagara mu bintu iyo bari kurima batabira ibintu by'ibijumba. Rero ariko n'iyi nayo irakoreshwa mu gihe imbagara zabuze, bikaba icyarire. Ubwo rero kukizana urabona ko ikirere mukaje gishobora guhinduka igihe mu biba biri hariya hakiri kare. Yego, tugende rero tugende tuganireho rero. Ase ntabwo ugira ubwoba bwo guseka? Ntabwo nabugira, ahubwo buriya kera najyaga nseka no mu isoko. Wajya guseka no mu isoko? Akivamo uratubwira, tugende dukora ikiganiro utubwire. Muri kumubona rero agiye kubwegeka kugira ngo tugirane wenda n'ikiganiro kirambuye. Nyemerera rero wenda duhagarare iruhande rw'inka, ngira ngo nibyo byaba bisa neza. Ndabona ari naho hari akazuba
gasa neza kugira ngo tuganire ariko ubanza unansuhuza. ariko ubwo rero n'ubundi usanze ndi muri iyi mirimo ntabwo narekera n'undi kuyikora ubwo turagikora nanakomeza. niba wabanza se ukanganiriza wenda cyangwa inka nta kibazo nta kibazo umeze neza ntaho ndashima Imana iminsi myinshi cyane nguseka no mu isoko no mu isoko naseka ibi ni ibintu bibaho kandi byaba kuri buri wese ntabwo ari igitangaza k'umuntu yamera nyine. yego buretse rero kubijyamo ahubwo wenda unyemerere nkwinjize mu kiganiro mbwire n'abakunzi bacu kuri Maji official imwe mu mpamvu zatumye mfata umwanya nkakubwira nti ndibuze kuza kugusura. Nzi ko utaragera gusa ubwo rero ni ukuvuga ngo magereye igihe abantu hageze igihe naratsapfa ngo abantu bambone ukundi kuntu unaterekeho ndabizi. rero ugiye gutangira wibwira abantu turi kumwe urinde uri muntu ki wenda nari nakoze introduction imbere mbabwira yuko muri make uri umwe mu bantu bakiniye umukino w'igare uza gukora impanuka wenda binagaragara ugira ikibazo cy'amenyo byose uraza kuza kubigeraho. ubundi turi kumwe nande bimeze bite? uri kumwe na Ishimwe Claude. tubwire rero kuko ibyo bareba kuri kamera abantu badukurikiye aka kanya nta kindi kintu bari kwitegereza bari kureba ku menyo waca murebye nabi yego mwumvize nibungwe ubwo nangahe yagiyemo 8 ubwo namenye 8 hejuru nangahe 4 no hasane tubwire rero urugendo rwawe rwo kugira ngo bimere gutyo ubundi byatangiye bite? wabibabwiye ndetse wenda na benshi barabizi ureba no muri kamera ariko ni impanuka yabayeho aho ndi gukina nyine bibyariza ingaruka n'amenyo ngira. wakinaga hehe rero? nakinaga umukino w'igare bisanzwe babizi barabizi nakinaga umukino w'igare siganwa ku magare urumva rero ni ibintu biba ni ukugenda icyo ari cyo cyose wahura n'ibyo byago. yego utubwiye ko ari ugukina igare ariko ntago utubwiye neza se watangiye gukina igare ryari? umukino w'igare wakugejeje kuki kugeza naho aka kanya amakuru mfite nuko utakiwukina duciremo muri makeya? aka kanya ntabwo umukino w'igare nyiwukina. umukino w'igare warawutangiye 2017 ariko banze kamera guteye isoni? oya ahubwo urumva mba ndi gusubira mu bihe bishize. yego ubu uri kwibuka urumva ngo uri kwibuka yego ngatubwira mu mukino w'igare ngo wawutangiye 2017 ubundi narawukundaga bisanzwe yego ntabwo nongera n'igitekerezo cyo kuwukina rero ndabishakisha ntabwo byari byoroshye akaba mbigereyemo nta kipe yahabaga shakisha ahantu hari ikipe kugira ngo uyibone byari inzira nyine ndende. yego ariko birakunda nabikundaga yewe n'iki kibazo nubwo cyabayeho ariko burya narakomeje ndakina. abantu benshi bazi ko nshobora kuba naretse mpagarika n'ikimeruko nubwo nakinnye cyane. ntabwo wahise uhagarika nibwo wakinnye cyane? nakinnye cyane. uvuze rero ko uko watangiye umukino urakina ujya gukora iyo mpanuka wakinaga muri iyo kipe? nakinaga mu kipe ya Muhazi. iracyabaho? iriho. yego ni iki rero cyaje gutuma wenda usezera muri uwo mukino? urumva cyabiteye igikindi cyari gishize cyo gukina. urumva umuntu aba agenda akura sasa rero niyo uri mu kintu ukabona
hari n'ikintu utari kugeraho nk'uko ubyifuza wumva tujya mu bintu kubera yuko nyine hari n'ikintu so kubikunda gusa ariko hari n'ikintu bizagufasha rero kubireka nuko hari ibyo ubona nyine ntabwo utari kubona yego sasa ukavuga ati imyaka ndi kujyamo ntabwo uba usubira inyuma uravuze turakuze nuko ari siporo nyinshi ntabwo byagaragara ariko urumva imyaka umuntu aba atangiye kugeramo ni ya myaka yo kwitekerezaho bizaba bimeze bite ntabwo gutya hari impamvu nsaze gutya ari mu mirimo hano mu rugo iki byose yego reka dukore iki kiganiro vuba wenda mu kanya n'utundi turimo uradukomereza kuri kamera ugenda utuganiriza hato n'inka zitaza gusonza cyangwa se kwicwa n'inyota kuko yego banabyumvise utubwiye ko wabonaga imyaka iri kugusiga kandi ukabona nta kintu uri kugeraho ese ibyo ntibishobora guca intege abandi bana bifuza gukina umukino w'amagare cyangwa se abandi bantu bifuza gukina umukino w'igare kuba warawukinnye kugera ku rwego ufata umwanzuro wo kubivamo muri make nihe wenda nama watanga nubwo ugiye kuyitanga tutagannye ku musozo oya ntabwo byabaca intege buriya umuntu wese aba afite inzira nyine yiwe ibintu bizacamo yego sasa uri kumva nonaha ntabwo bivuze yuko hari abo twakinanaga badafite ahantu bari ubu nonaha yego ubwo abo ni nka bande kimwe n'uko nari ndi kumwe n'abandi uri kubwira iya nzira yego uri kumwe n'abandi akaba ari njye uvamo agenda uko yego urumva rero abana bo ntabwo bagomba gucika intege urumva buriya n'imikino nayo ni amahirwe yego ni amahirwe umuntu agenda abona akiriramo uravuze uti rero nta muntu wenda ukwiye gucika intege ntabwo yacika intege ni ikintu wagiyemo kuri umuntu akenshi umuntu ajya mu kintu akunda kabisa yego wagiye ugomba gukomeza ugahatana ugahangana kumva ibi byarabaye nacika intege bikiba ndakomeza ndakora ariko nyine urumva byageze igihe biza kwanga ese mu byaguciye intege kuba warakutse amenyo byo ntibyaba birimo oya ntabwo bino biza binshi intege cyane kuko ndatekereza aya menyo akivamo kuko burya nize kujya kuyashaka yego aya menyo akivamo ndatekereza nyuma y'icyumweru ntongeye gusubira mu myitozo nyuma y'icyumweru gusa maze gukora ino mpanuka numva urukundo nyine rwari rurimo ariko n'ubu ndabikunda yego nubwo wenda nakibikora cyo mbiha umwanya cyane n'ubu ndabikunda kabisa n'abantu babirimo n'inama umuntu yangisha afirimo ko yakora urayimugira duha urugendo rero uri mu muhanda urimo kugenda ugira gutya wikubise hasi byari bimeze bite byari umuriro ntabwo biba byoroshye sasa nikubita hasi numvaga nazi mbega nyine uko bimeze uri kumva numvaga nk'umutwe wanjye urimo kwaka nyine ucanyeho umuriro yego umuriro ukurikirwa mbese naraguye urabona ni ahandi hantu ufite inkovu nayo usibye mu kanwa gusa no ku munwa gatoya noneho ubwo ntekereza kasike kuko nabanje gutya nabuye noneho urabona ko umuntu yambaye iriya kasike y'iporoteje urabona kano kantu k'imbere kaba karengaho nyine nko ku mubiri yego naraguye kaba ariko kabanza hasi kabanza hasi uri kubona ko ubwo kahise semero kure yego kanyina amenyo ahita ashiramo ngo wumvishe ari nk'umuriro uri kwaka umuriro urumva noneho muri iyo kasike urumva n'ikintu urugingo ruba ruvuye nyine ku mubuze n'ikintu biba bikomeye mwana byari urugendo niyo mbitekereje ndishaba numva hari ukuntu bigenza mu mubiri
yego ubu ngubu ntabwo uri gukina igare ndetse yenda nje nkusanga ku cyaro ariko hari n'igihe kenshi uba uri no mu mujyi uri i Kigali kenshi ni iki wenda gitumye aka kanya uri ku cyaro tuvugana n'undi wambazaga ahantu merereye maze iminsi ndi inaha kuko nyine igihe ngiye mfata nkamanuka numva ko ngomba kuba ndi mu rugo ntabwo ku mihanda biba byoroshye urabizi nawe i Kigali urahaba ntabwo i Kigali ni danje ntabwo biba byoroshye ariko iyo mbona hari igihe biri bitangiye kwanga bigoranye burya iwanyu haba ari iwanyu uramanuka ukaza yego ukaba uhari n'ababyeyi ukaruhuka ugatekereza ukora imirimo bari gukora ari ibintu bisaba ubona kugira ngo ujye ahantu yego nibigucanga utazi uvuga uti none nsubire kwiyabira arambona bate ndabite kuko ni ukwikompeka umuntu agira kandi igihe kimwe usanga hari ingaruka ziba zizaza yego ushobora kwanga kumanuka ukagira ibindi bintu iyo gukora bitari ngombwa kandi ejo bizakugiraho ikibazo yego ku tubote twawe ndabibona ipantaro uravuze uti waje kwitekerezaho nyine nk'umuntu uri mu kazi nyine nka munyakazi kabisa uravuze uti waje kwitekerezaho waje kwitekerezaho byagenze gute tunyuriremo urumva hari igihe imihanda iba igoranye urumva buriya nyine ahantu hatari iwanyu ushakisha ntabwo nyine n'ibyayo ntabwo biba bigenda neza nyine igihe cyose ntabwo byagenda neza rero iyo mbonye bitangiye kwanga nkabona ndi kunanirwa no gutekereza nyine numva ntekereza ibintu nyine byiza hari ukuntu uba wumva nyine intekerezo zabaye nyinshi amanuke mbangiye kuruhuka ahantu badatuje se haratuje hari furesheri wowe urusaku wavuyemo i Kigali rumeze rute ndi kumva ndi mu mahumbezi ariko uraseka nanjye nkaseka yego uri kutunyuriramo muri makeya ko Kigali biba byifashe unyuzamo ukavuga uti rero kugira ngo bikomere nawe bikomeze urumva ibyo bintu byakomeye ni ibisasu nta handi ushobora no gutekereza ukavuga ati ibintu ko mbona biri kwanga kandi nyine ibi cyane gutya yari ntihandi bikurenga ugatangira no gufata kuri gute ku kiyobyabwenge bita ubwenge shobora ndi kuganira n'abantu barambwira bati tabajura mubona ngo babanyweye ku kiyobyabwenge bita ubwenge ndibaza buriya rero ngo hari ubwenge ngo hari utundi tuntu cyongeramo ngira ngo ntawamenya tuba wirinze nawe kugira ngo utazanywa ku bwenge ntawamenya yego urumva ni byinshi waciyemo aka kanya ntabwo uri gukina umukino w'igare tubwire ubu buzima buhagaze gute muri ino minsi yenda ntabwo ari bubi ntabwo ubuzima ari bubi kubera ko ariko sinabwiza ngira ngo kuko ndatekereza utakabaye waraje kwitekerezaho niko watubwiye si byiza si na bubi ariko uko biri urumva iyo waje ufite ahantu ujya ufite abantu usanga uri mu rugo ujya gutekereza nta kundi nyine kukubwira urumva hano hari ibyo uba utari gusabwa noneho iyo uri hano yego ibyo utari gusabwa ari byo neza noneho utari gusabwa utekereza ukuntu ejo bizagenda birumvikana ubwo ikibazo nakubazaga ni ubuzima muri rusange atari ubu ndi kubona hano muri rusange ubuzima bwanjye rero ntabwo ari bubi yego ni bwiza yego uri kubona gusa njye ndi umworozi ariko bari kukubona ndi umworozi bibaye ngombwa ndi hano ndaza ndahinga nkajya mu murima nhinga mu rutoki wahabonye gukora imirimo mba nyirimo
azana icyo cyarire inka zigira ahubwo ubu nakanana zikubise no ku mazi kwinywera sinzi yenda wanabikora ari nako wenda turushaho kugenda tuganira kuko nari numvishe wa mugani wazitangiye kuvumera nimba atari ukwabira kugira ngo dukomeze wenda n'ikiganiro cyacu. turakomeza tubikora kabisa. Ibyo ni ibiki urimo? Ibyo ni ibiki urimo? Ibi ni ikivuzo. Nese inka baziha ibivuzo? Inka buryo ziranaziryohera cyane. Yego. Hano haba harimo intungamubiri nyinshi. Ubwo uhita uvanga n'amazi. Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ntabwo ibintu ngiye namanuka ndetse najye kubikora. Hari abantu benshi banabihunze cyane, hari n'abasore benshi hari ibyo bibyara nyine ibyo ngibyo nari nakubwiye, ugasanga umuntu hari ubuzima runaka yaciyemo, kuko ubuzima runaka yaciyemo ubwo se we ntiwanywaho naranjye urumva ibivuzo bafite ikintu byavuyemo nawe mu kanya urasomaho. Yego n'abantu nahuye nabo ntabwo namanuka ngo nkore ibintu ugasanga abantu bambona gusa. Yego hari ubuzima wowe uravuga utaho kugira ngo inzara inkubitire muri Kigali namanuka gatoya nkaba ndetse kuri izo nshingano n'iyo miru ibirimo kungora n'iki ikwikira i Kigali wamanuka ukaza ukora ibintu. Yego nose bitwaye waba ntacyo bitwaye, waranabyibushye urashishe. Yego ari nako dukomeza kugenda tuganira. Ese ubundi usibye wenda umukino w'igare wakinaga iki, mu busanzwe hari ibindi bintu benda bijyanye n'amatalenti wigeze ugerageza cyangwa se ujya ugerageza muri Kigali? Ibintu by'amatalenti n'ubuvamo ni byinshi, nagiye mbivuga ku bindi biganiro wagiye ukorana n'abandi. talenti yo gukina. So wa mugani wawe nk'iki gihanga cyawe n'icyabyara inuza ikina filime harako zakwereka n'ubu nibi nabikoramo filime ukabona nabyo ukabona ni byiza. Buriya kuva kera hari amazina abantu benshi bagendaga banyitirira. Yego ukaba bitewe n'ukuntu nyine mba ndi kumwe n'abantu, ukuntu tuba tuganira n'ibiki, ubundi ahantu ngiye kenshi mba ndi urwenya ruba rwose. uravuze ngo aho wataramiye urwenya kabisa ruba ari rwinshi. bivuze ngira ngo wakongeramo ku bivuzo ukaba wahereza n'iri ayo hirya. Ni ukuvuga ngo ufite n'impano yo kuba wakina filime z'amakomedi biki, tuvuge nk'umuntu uri kukureba muri kino kiganiro yifuza ko yagukinisha uri tayari, byaba ari akazi keza. Yego nka rore ujya ugerageza gukina yenda ijyanye n'urwenya uri gukina ku biki? urumva kenshi ubundi igihe ibintu nyina hari igihe bigira kamanze ngire reka ubanze yego nkusanze mu kazi yenda bihangane, ariko ni na byiza kugira ngo n'iyi movement wenda igaragare. Igikorwa urimo gukora bakita kuhira. Yego akose mba nabiyoberwa gute? Nabonye hano hari amatungo atandukanye, nabonye imbata, nabonye ariyo ndaza kwita izina ryawe kiri none. Ariyo uraza kwita izina? Yego reka wenda ni byinshi wagiye ugarukaho, hari n'ibyo tuzagenda tugarukaho mu bindi biganiro wenda biraterwa na komanteri, ariko hari icyo nifuza kugarukaho. Wenda ndagira ngo ukuremo akagofero gatoya. Yego impamvu nkubwiye kugakuramo ndayikubwira, banza ukuremo akagofero gatoya barebe afuru uhagaze.
kabisa nuko nguko ngiye bani imbere urabona bitandukanye nuko nari ngambaye oya biratandukanye cyane gutandukana biratandukanye cyane impamvu gukora gutya ni ahantu biba bihuriye wenda n'ukuntu umuntu we ateye cyangwa yiyumvamo akumbara gutya iki giturage bimeze bite icya kabiri ari wenda nashaka gukomerezaho ari nacyo wenda ndi busorezeho ni kenshi abantu bakubona wambaye amenyo uyu munsi nagutunguye ntaza nsanga rwose ukihagera rwose urahita unagaho yego bige no kutayambara akenshi nuko mba nibereye hano mu rugo bwana nisanzuye ni mu bantu wenda biri mu tabe guhura n'abantu benshi ngo tube tuganira ubona byaba ari ngombwa ko ndi mu bantu benshi ndi ngombwa ko atarimo nta kibazo ariko nyine cyangwa nakuyemo kwiruhukira niyo atarimo gutya biramfasha nimba numva naruhuka yego ntabwo bigutera isoni kuba nayo mfite ntabwo bizinera kuko biba bizinera urumva ni ikintu n'undi cyaje kitahinduka ntihari guhagarara no kuri izi kamera bizina ntabwo twari twagikoze gutya urabya ko bateye abantu babarira tuyikora ese urabona uracyari umusore uracyari mutoya nta mbogamizi bikugeraho ngo ku bari iyo ugiye kwiteretera reka ahubwo nuko byabaye ubona nakagukubise nka story wenda ukuntu byaragenze ahubwo ukambaza turi ko buriya bigenda kuriya nta cyana wari ufite wenda ariko none se n'ubundi ko ari ikiganiro turimo kugirana n'ubundi byabaye ntarwana amagazi wenda muri uburyo bwayo bita byitwaramo kuko uri kumva ubundi hari n'abantu bibagiwe ko yewe namenye ngira bitewe n'igihe kiba gishize hose duhura babona nyafite hari abantu babyibagiwe kabisa yego ubwo nakakubwiye ni situwasiyo yahise imbaho yari imeze uko bahise barakira cyangwa ariko icyo gihe byabaye nta shero ufite ariko kuri ubu bigenda gutekereza noneho nayo narayagira narisanzuraga cyane ahubwo sinzi ukuntu aya ngaya yaje biragenda yego wenda nagusaba wenda ko uhagarara ahantu hamwe gatoya kugira ngo tugane no ku musozo w'ikiganiro turimo kugirana uko byagenda kose hari ububabare hari uburibwe umuntu agira muri make byakugendekeye gute uri kumva ni iki kintu cyatumye wiyakira tubwire tugana ku musozo ngende umuntu wakira ibintu vuba kwanza kumva ikintu kibaye mpamvu nyine kibaye kubw'impamvu nyine cyagombaga kuba ari igihe cyacyo ngo kibe ari na mpamvu nyine biba bitabaye ku wundi muntu nyine cyangwa ku kindi kaza nyine yego mba numva ikintu kibaye umuntu aba agomba guhita cyakira kutacyakira usanga ari we bivuna usanga uragenda ntubasha guseka ugaseka yego n'ubu bibaye ngombwa ko tugenda tukagenda nyine no mu isoko navuye ngo no mu isoko ndaseka tukagenda n'abagitwe nyine gikubita bigabanyagurika yego abakinnyi mwakinanye ubu ngubu bagikina igare ni bande ni benshi bagikina abagiye basoza abagikina wenda wibuka Mugisha Moise mwarakinanye uriya arakinanye abo mwakinanye bose muri rusange ntabwo ari bose bagikina yego ariko bo mwakinanye wenda b'amazina aremereye kugira ngo babashe wenda kumva n'urwego wabashije kugeraho muri uwo mukino urumva hari abo twagiye duhura hari abo twabanaga mu makipe abo twajyaga duhura bitewe n'amakompetisiyo twagiyemo urumva ndatekereza gukina guhura kubana muri ekipe kugenda cyangwa aho twajyaga gukina nk'amashampiyona abo bose nyine nibo ndi kuvuga
ntago amazina bose ariko abari bukubone bari bubyibwe ya ni benshi turaziranye kimwe nuko hari ayo twabaga tuziranyeho nanjye banyitaga Kanyombya hano bahise Kanyombya njye narakuka name iryo zina n'igifite amenyo. Irushanwa rya Tour du Rwanda rigiye kongera kugaruka nk'umukinnyi wakinnye iryo rushanwa ubutumwa wagenera abakunzi baryo hano kuri Maji Official dusoza n'ubuhe? Ikintu tuba twiteze tuba tugiye kureba impinduka wenda nk'abakinnyi noneho bafite barumva ni ibintu mba nkurikirana tugiye kureba ari ishema ry'igihugu buriya iyo abakinnyi bitwaye neza hari amanota babona mbega icyo nasaba ahubwo abantu ni ugukomeza bakaba amaso nyine bagakomeza kubashyigikira nk'abanyarwanda baza bari abanyamahanga benshi ni ibintu byinshi hari abakerarugendo hari iki urwo rukundo kandi abizi yuko n'ubundi abanyarwanda rubarimo ni umukino bakunda cyane ko ari umukino akenshi bisangira ahantu bari sori gato sinzi imikoro iri muted byambabaza mute ingiri kwa kare imikoro iri muted ari gutanga amajwi usibye kuba hari abanyamahanga benshi ninde uri guha amahirwe yo kuritwara? Ninde munyarwanda uri guha amahirwe? Reka two kuvuga uritwara kuko nabonye Tour du Rwanda imaze kugera kuri hajye bavuga ko imaze kugera kuri 2 n'igice kimwe urwego rukomeye cyane. Buri kumva ni siganwa rikaza ntabwo nakubwira ngo umunyarwanda ndi buha amahirwe wenda yo kuza hafi. Urumva muri mu gukina haba harimo ibintu byinshi none aha nshobora kuba nizeye ko wabikora akagira undi muntu ubikora atari wowe ko ni ibintu bibyuka byahindutse bitewe n'ukuntu umubiri w'umuntu umeze ariko bose ndabaha amahirwe. Tubwire nka batatu b'ingenzi bose ndabaha amahirwe nimvuga batatu bamba ko hari abo tuba tuvugana bavuga ati ariko ibintu wadukoze wowe ariko ntacyo bitwaye ntabwo uzi ukuntu batwara. Ndabaha amahirwe kuko urumva hashize iminsi ntabwo nzi ngo urumva ubundi abantu baha amahirwe nk'iyo muri kumwe cyane ariko usibye kuvugana nabo usibye kureba rimwe na rimwe ukuntu bitwara nyine mu makompetisiyo amwe ariko icyo nababwira ahubwo amahirwe masa. Yego amahirwe masa kandi babikorera abanyarwanda bakorera igihugu ni ishema ry'abanyarwanda baramutse bitwaye neza. Yego ngushimire ku kiganiro cyiza tugira. Sana kabisa nubwo wanunguye. Yego